mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ruvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tugushime Mana nziza, tugushimire ineza yawe, tugushimire urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimire ko wongeye kutwemerera umwanya mwiza nk'uyu, tukaba turi bazima duhumeka ndetse tunashima izina ryawe, by'umwihariko kuko utwemereye tukaba tugeze kuri iyi saha ndetse tukaba tugiye kumva ijambo ryawe. Mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turakwinginze rero ngo uzubane natwe, utugirire neza, udukorere igitangaza gikomeye cyane, imitima yacu ice bugufi. Mwami twumve kandi twumvire iki jambo ryawe ritubwira. Urakoze rero kuri Imana nziza, ngaho yaba ari jyewe yaba ari n'abagenzi banjye bateze amatwi, Mwami uduhe kumva no kumvira ijambo ryawe, mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, amen. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbinginge dusome inkuru imwe iri hano muri Matayo igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 28 kugeza ku murongo waho wa 32. Matayo 21 umurongo waho wa 28 kugeza ku wa 32. Bibiliya iratubwira ngo ariko ibi mubitekereza mute? Ni Yesu wari urimo kuvuga, yararimo yigisha, hanyuma hari abatambyi, hari abafarisayo, hari abantu nyine bakuru bo mu bwoko bw'Abisirayeli bari bateraniye aho ngaho. Hanyuma ari kubigisha, ababwira ibya Yohana Umubatiza, ababwira ibintu bitandukanye, hanyuma aza kugera kuri uyu mugani ngira ngo tuganireho uyu munsi. Yarababwiye ati ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri, asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Nawe aramusubiza ati ndanze. Maze hanyuma arihana aragenda. Se asanga uwa kabiri amubwira atyo, nawe aramusubiza ati ndagiye data, ariko ntiyajyayo. Muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka? Baramusubiza bati ni uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abakoresha b'ikoro n'abamaraya babanziriza kwinjira mu bwami bw'Imana. Dore Yohana yaje muri mwe agendera mu nzira yo gukiranuka, ntimwamwemera. Nyamara abakoresha b'ikoro n'abamaraya bo baramwemeye, ariko nubwo mwabibonye mutyo ntimurakihana ngo mumwemere. Aya magambo niyo ngira ngo tuganireho. Ngira ngo nk'uko muyumvise ni amagambo y'umugani. Aravuga ku mugabo umwe wari ufite abana be babiri, kandi abo bana be yarabakundaga, abo bana yumvaga akwiye kubizera. Hanyuma umunsi umwe, nk'uko uyu mugabo tubibona muri uyu mugani, asa nk'aho yari akize, yari afite uruzabibu, cyangwa se mu yandi magambo yari afite urutoki rwe. Hanyuma aza kureba aba bana be, arabitegereza, abwira uwa mbere ati mwana wanjye genda ukore mu ruzabibu rwanjye uyu munsi. Mu yandi magambo yaramubwiye ati mwana wanjye genda ukore mu rutoki uyu munsi. Umwana abwira se ati ndanze, ntaho ngiye. Ariko nyuma aza kwigenzura, aravuga ati ariko papa kwa nkunda, papa kwa ngirira neza, papa kwa gerageza kunyitaho, kubera iki ntagenda ngo nkore? Aravuga ati yewe reka ngende njye gukorera uruzabibu rwa data. Aragenda. Mbese mu yandi magambo yarihannye, aragenda. Hanyuma muri icyo gihe umubyeyi yabwiraga umwana we wa mbere ati genda ukore, akanga. Yaragiye ajya no ku wundi wa kabiri, aramubwira ati mwana wanjye genda ukorere uruzabibu rwanjye uyu munsi. Uyu nguyu aramubwira ati yego papa rwose ndagiye papa, ndagiye.
kandi rwose ndi bunahamare. Sinzi uko yabigenje, sinzi uko yabivuze, ariko yabwiye se ati yego papa ndagiye rwose, ndagiye nkorera uruzabibu rwawe. Hanyuma niba se yararebye hirya akavuga ati ndajya he, ngende njye kurukorera banseke? Mbese ntabwo yigeze ajyayo. Icyo ngira ngo turebeho ngiki, bombi bari abana bari barabyawe n'uwo mugabo. Noneho aba bana bombi babwiwe icyo bagomba gukora. Hanyuma babwiwe icyo bagomba gukora, umwe yabanje kuvuga amagambo mabi, haravuga ati ntabwo njyayo, ariko arihana ajya gukora. Hanyuma undi yabwiwe kujya gukora, aravuga ati yego papa ndajyayo rwose, ndagenda nkore, ariko ntiyakora. None ndagira ngo twibaze uyu munsi wa none, Yesu we yabajije aba bantu yari arimo abwira, arabaza ati muri abo bombi ninde wakoze icyo se ashaka? Ninde wakoze icyo se ashaka? Barasubiza bati ni uwa mbere, kuko uwa mbere yari yanze mu magambo, ariko yisubiyemo, yisuzumye, asanga akwiriye kugenda agakora icyo se amubwiye, kandi aragenda aragikora. Ariko jyewe ndagira ngo tuganire kuri uyu munsi kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti mbese uri mu ruhe ruhande? Kuri aba bana bombi na se wakwishyira ku ruhe ruhande? Kuko ku ruhande rwa se ntabwo wahishyira, kuko turahashyira Imana. Reka Imana bariyo tuvuga ko iri ku ruhande rwa se w'aba bana bombi. None wowe uraba uri ku ruhe ruhande? Ku rw'umwana wa mbere wavuze ati ntabwo ndi bujyeyo, ariko akaza kwihana akagenda akaba arimo gukora mu ruzabibu rwa se, cyangwa uri ku ruhande rw'uyu mwana wavuze ngo yego papa, yego papa, reka ngende nkorera uruzabibu rwawe, ariko ntiyajyayo. Hari ibice bine ngira ngo turebe bigize ubu butumwa mbafitiye kuri uyu munsi wa none, kandi turareba uburyo ibi bice bine bigize ubu butumwa bifata ku buzima bwacu. Icya mbere ndagira ngo turebe, ese ni irihe tsinda waba uri kubarizwamo uyu munsi? Uribaza uti ni irihe tsinda naba mbarizwamo? Cyangwa se urabazwa n'iki kibazo nkubajije uti ni irihe tsinda waba ubarizwamo uyu munsi wa none? Urinde, cyo ni icya mbere. Mbese uri umwana? Hano muri Matayo twasomye 21 umurongo wa 28 haratubwira ngo ariko ibi mubitekereza mute, habayeho umuntu wari ufite abana babiri. Ninde wari urimo abwirwa kujya gukora mu ruzabibu? Igisubizo turagisanga muri uyu murongo tumaze gusoma. Ni umwana, kandi ni umwana uwo ari we wese. Ntabwo uyu mugabo yigeze avuga ati mwana wanjye ufite ubunararibonye mu guhingira urutoki, mwana wanjye ufite impamyabushobozi mu bijyanye no gukorera urutoki. Ntabwo yigeze avuga ati mwana wanjye wowe wize amashuri yo gukorera uruzabibu, mwana wanjye wowe w'umubwirizabutumwa genda ujye gukorera uruzabibu rwanjye, mwana wanjye wowe w'umudiyakoni genda ujye gukorera uruzabibu rwanjye, mwana wanjye wowe ufite impano idasanzwe irutiza abandi genda ujye gukorera uruzabibu rwanjye, mwana wanjye wowe ubyibushye kuruta abandi, ufite ubuzima bwiza kuruta abandi, wowe mukuru kuruta abandi, wowe mutoya ugifite imbaraga kuruta abandi, genda ukorera uruzabibu rwanjye. Oya, ahubwo uyu mugabo nk'uko umugani urimo kubivuga yaravuze ati mwana wanjye genda ukorere uruzabibu rwanjye, genda ukorere uruzabibu rwanjye. Ndatekereza yuko nawe ushobora kuba uri gutekereza nkanjye ko uyu mugani ahangaha uri kwerekeza, mbese aho Imana ntabwo yaba irimo kutubwira, irimo kubwira abana bayo ko bakwiriye kugenda bakajya gukora mu ruzabibu rwayo. Abari burasirazuba, mbese aho nutekereza ko Imana iri kukubwira iti mwana wanjye genda ujya gukora mu ruzabibu rwanjye, abari burengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, mbese aho nutekereza ko Imana iri kukubwira ngo mwana wanjye genda ujye gukorera uruzabibu rwanjye,
icyo tubona cy'ukuri ni uko Imana itigeze itandukanya, nta nubwo yigeze itanga ibisobanuro byihariye ku mwana yashakaga ko agenda akajya gukorera uruzabibu. Yaravuze gusa ngo mwana wanjye. Ntabwo yigeze ivuga ngo mwana wanjye wowe uruta abandi, mwana wanjye wowe w'umumisiyoneri, mwana wanjye wowe ufite impano, genda ukorera uruzabibu rwanjye. Oya, ntabwo yaravuze ngo mwana wanjye. Bivuze ngo umwana uwo ari we wese wari uri mu nyubako ye, wari uri mu buzima bw'uwo mubyeyi, bw'uwo mugabo, wari uri mu maboko y'uwo mugabo, umwana we wese wari uri aho ngaho aho yavugiraga, yagombaga kuba yagenda agakora ibyo se yashakaga yuko hakora. Imana iravuga ngo mwana wanjye. Ibi bisobanuye ngo yari umwana mbere yuko asabwa kujya gukora. Hari icyitonderwa ngira ngo turebe hano. Ndagira ngo mumfashe, kuko hari abantu bavuga ngo ugomba gukorera Imana kuko utayikoreye ntabwo waba uri umwana wayo. Oya disi we, ugomba kubanza ukaba umwana w'Imana mbere yuko uyikorera. Sinzi niba ucyumvise, ugomba kubanza ukaba umwana w'Imana mbere yuko wagira icyo ukorera Imana. Bibiliya iratubwira hano muri Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 12. Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 12. Bibiliya iratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Urebye hano mu Befeso naho hari icyo hatubwira. Befeso igice cya 2. Ariko igihe mukirambura mugana mu Befeso, Bibiliya itubwiye neza yuko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Noneho waza hano mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 hakatubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyaturutse kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ni amagambo asobanutse, ni amagambo yumvikana, twasomye inshuro nyinshi, ariko kandi bitanashoboka ko twazigera turekeraho kuyasoma, kuko ni amagambo meza. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwene magambo, niba ugiye kuba umwana w'Imana, ntabwo uba umwana w'Imana kubera ibyo wakoze, ahubwo uba umwana w'Imana kubera ko waciye mu nzira bigomba gucamo. Bibiliya tubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi Bibiliya tubwiye ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo bituruka kuri twe, ntabwo biva mu mbaraga zacu, ntabwo biva mu butunzi bwacu, ntabwo biterwa n'uburanga twavukanye kubw'uyu mubiri, ntabwo biterwa n'umuryango twavutsemo kubw'uyu mubiri. Oya, ntabwo biva kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana. Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 9 w'iki gice cya 2 cy'Abefeso ngo ntibyavuye no ku mirimo, ntibyavuye ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Tito igice cya 3 umurongo waho wa 5. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira amagambo meza agira ati iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Umva nshuti yanjye, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Mana yacu ishimwe cyane. Ntabwo tugirwa abana nuko twakoze, ahubwo dukwiye gukora kubera yuko turi abana. Icya kabiri, ese uyu mwana amaze guhamagarwa, amaze kumva rino jambo ngo mwana wanjye, yabwiwe iki? Hano ku murongo wa 28 n'ubundi muri Matayo, ndagira ngo mumfashe tugarukeyo. Matayo 21 umurongo wa 28. Bibiliya iratubwira
kuri iki gice cya kabiri cy'uyu murongo, ngo asanga umukuru aramubwira ati, mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye. Karame ntabwo ndi kuyibonamo, cyangwa se hari n'abitama ngo ye, ariko uko waba ubitekereza kose, uyu mwana amaze guhamagarwa, nekereza yuko yitabye. Hanyuma Imana nanjye ise aramubwira ati, genda uhingire uruzabibu rwanjye. Imana itegeka umwana wayo kugenda agakora, kimwe nk'uko uyu mubyeyi yabwiye umwana we ngo mwana wanjye genda ukorere uruzabibu rwanjye. Ni nako Imana itegeka abana bayo kugenda bakayikorera. Imana ntabwo, uyu mugabo ntabwo yigeze avuga ngo mwana wanjye genda wicare mu ruzabibu rwanjye, mwana wanjye genda wiruhukire hariya mu ruzabibu rwanjye. Ntabwo yigeze mubwira ati, genda mwana wanjye ugira ibyo utekerezaho wibereye hariya mu ruzabibu rwanjye, mwana wanjye genda ujya kumimbaza hariya mu rusengero, cyangwa se aho uba, cyangwa se aho ukorera, cyangwa se gutyo gusa, genda wowe ujya undamyaramya gusa. Oya, ahubwo nta nubwo yigeze imubwira ngo genda wumve rwose uguwe neza, wumve uhumeka neza, genda rwose wumve umerewe neza, maze ushake komite ujyamo, maze uyibemo. Genda ujye gucira imanza cyangwa se kuvugavuga abakozi banjye, genda ubigenze gutyo. Oya, ahubwo yamubwiye ngo iki? Genda ukorere uruzabibu rwanjye, genda ukorere uruzabibu rwanjye. Reka nkubwire nshuti yanjye, aho waba uri hose, jyewe ntabwo mvuga ubutumwa bw'amadini ngo nkubwire ngo iryo dini ryawe ngo gira gutya na gutya. Oya, ahubwo ndagira ngo nkubwire, aho waba uri hose, niba uri umukristo, ubwo uri umwana w'Imana, ubwo wabyawe n'Imana, reka nkubwire disi we, wowe waba utekereza ko uri umukristo mu idini yawe gutyo gusa, ntabwo iyo ugiye ku rusengero aho usengera uba ugiye ngo wumve umuntu uri kuhavugira, cyangwa ngo wumve abari kuharirimbira. Ntabwo ibyo ari byo byakugira umukristo mwiza, kuko aho ngaho wagiye kw'iyo nyubako mwita urusengero, kw'iyo nyubako muhuriramo mugiye gusenga, ntabwo ariho hakugira umukristo mwiza. Kubera yuko wumvise umuntu aririmba, kubera yuko wabonye umuntu yitera hejuru yidagadura, kubera yuko wumvise umuntu avuga, ntabwo ibyo ari byo bikugira umukristo mwiza. Kuko aho hantu, reka mpagereranye no kuri sitasiyo ya esanse. Iyo ugiye ku rusengero ntabwo bikugira umukristo mwiza, ahubwo iyo ugiye ku rusengero icyo uba ugiye gukora, uba usa nk'ugiye kunywa esanse, aho ufatira imbaraga, aho ufatira umuriro, aho ufatira intege zo kugenda ukajya hariya hanze ugakora, ukorera Imana iminsi yose. Imana iravuga ngo mwana wanjye genda unkorere uyu munsi mu ruzabibu rwanjye. Reka nkubwire ibanga ryo kumvira Imana this way. Ntabwo ari ukugira aho ujya ngo ubyine cyane, ntabwo ari ukugira aho ujya ngo ugende wumve uguwe neza, ntabwo ari ukugira aho ujya ngo ugire ibyo wumva bindi bidasanzwe. Ahubwo dore ibanga Imana ishaka ku bana bayo, dore ibanga nuko ugenda ugakora icyo ishaka buri munsi. Ntabwo ibanga ari uko ugira ijwi ridasanzwe, ntabwo ibanga ari uko wumva ufite ishyaka ridasanzwe, ntabwo ibanga ari uko wumva ufite impano kugira ngo ube wagenda ukorera Imana. Oya, ibanga ngiri ni ukugenda ugakorera Imana. Reka mbabwire ikintu kibabaje cyane, uko abantu bagenda barushaho guhunga umurimo, ni nako igihugu cyacu kigenda kigwa mu ngorane zikomeye cyane. Wari ukwiye kunezezwa no gukora, wari ukwiye kunezezwa no gukora, ariko hari abantu badashaka gukora, bashaka kubaho banyanganya abandi, bashaka kubaho bakora ibintu batari bakwiriye gukora. Ndagira ngo nkubwire ko hari ingero nyinshi z'abantu badashaka gukora,
ahubwo bashaka kwiba. Hari abantu bamwe bajya bambabaza cyane, ntabwo ari ubwa mbere mbivuzeho, nta nubwo ari n'ubwa nyuma uyu munsi mbivuzeho. Hari abantu bagenda bagahagarara imbere y'amaduka y'abandi, bamara kuhagarara gasanga yifashe mu mufuka, byibura nta nubwo ari gukubura aho hantu, byibura nta nubwo agiye gusaba akazi aho hantu, ahubwo we ahahagaze kugira ngo akore akazi ko kubeshya nyiri duka, narangiza abeshye n'umukiriya maze abakuremwo amafaranga. Abo bantu ntabwo bakora, bariba. Hari abandi bahagarara ku mihanda ategereje ko umushoferi wa tagisi ari buhanyure akamubeshya, hanyuma n'umugenzi ushaka kugira aho yigira nawe akamubeshya, hanyuma akababeshya bombi hakabakuraho amafaranga. Uwo ntabwo akora, ahubwo ni umujura. Umuntu ugiye gutega taxi yakabaye ari umuntu ukuze, uzi neza ahantu agiye, uzi neza kuba yahagarika imodoka akayijyamo ndetse akayishyura. N'umuntu utwara imodoka nawe yakabaye ari umuntu ukuze, uzi kugenda anareba ku buryo yamenya ngo uriya muntu arampagaritse kandi arashaka kugenda, kandi reka mpagarare kuko ndabona nashobora kumutwara, reka mpagarare mutware. Ariko abantu ntabwo bashaka gukora, abantu bashaka iby'ubusa. Hari nayo mpamvu tugushije ishyano, kuko abantu ntabwo banezezwa no gukora. Ndagira ngo nkubwire, nta kintu kitari mu mwanya wacyo, nta kintu kibaho ku isi kitari mu mwanya wacyo. Nk'umukristo utagenda ngo akorere Imana, nta kintu kindi kiriho kitari mu mwanya wacyo cyaruta umukristo utagenda ngo akorere Imana. Umva wa mukristo uri burasirazuba, umva wa mukristo we uri mu burengerazuba, wa mukristo uri mu majyepfo no mu majyaruguru, uri hano i Kigali, utagenda ngo ukorere Imana, ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu kibaho cyaba kitari mu mwanya wacyo cyakuruta. Kubera iki? Imana yagukoreye kugira ngo ugende ukore. Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 10. Imana yakuremeye kugira ngo ugende ukore. Wa mukristo we, Imana yakuremeye kugira ngo ugende ukore. Ntabwo ari ukwicara muri izo ntebe zaho wita ku rusengero, ntabwo ari ukwicara iwawe mu rugo, ntabwo ari ukwicara ngo uvuge ngo yewe narakijijwe ngo birangiriyeho. Oya, Imana yagushyiriyeho kugira ngo ugende ukore. Befeso 2 umurongo waho wa 10, Bibiliya iratubwira ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Garutse gatoya, Imana ntabwo yari irimo kubwira uriya mubyeyi twabonye muri uriya mugani, ntabwo yari ari kubwira abana be ngo bagende bajye gutera uruzabibu, ahubwo yari irimo kubabwira. Yabwiye uwa mbere, ibwira n'uwa kabiri kugenda bagahingira uruzabibu rwe. Natwe Imana ntitubwira ngo tugende tujye guhanga umurimo, ahubwo iratubwira ngo nidukore umurimo wayo. Niyo yashyizeho umurimo wayo, niyo yawutangiye. Icyo Imana ishaka gusa nuko ugenda ugakora mu murimo wayo. Niba utarimo kugenda ukorera Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo urimo gusohoza gahunda y'Imana ku buzima bwawe. Ushobora rero kuba wagereranywa n'ifi yanga koga, wagereranywa n'inyoni yanze kuguruka, wagereranywa n'umuntu uririmba ijwi ryiza rya solo cyangwa se ijwi ryiza rya mbere ariko ukanga kuririmba. Ndagira ngo nkubwire ngo niba uri umukristo ukaba utari gukorera Imana, wagereranywa n'imbwa yanze kumoka. Biragoye kubona imbwa yanze kumoka, imbwa iramoka. Wagereranywa umubaji disi we wahimbaho nziza cyane ariko akanga kugira icyo yazibazamo akazihorera kandi ari umubaji. Uragereranywa umugezi mwiza ufite amazi meza ariko wanze gutemba.
none se wagize ngo uri umukristo ariko ukanga kugenda ngo ukorere Imana? Uzi ngo uwashaka ntiyakugereranya n'isake itagira ikirokoroko? Washaka yakugereranya n'umubyinnyi wanze kujya mu birori. Uyu ni umukristo utagenda ngo akorere Imana. Mana, ndakwinginze duhe abakristo bagenda bakagukorera, bagenda bagakora umurimo wawe. Mana, abo bakristo turabakeneye. Mwami Yesu Kristo harimwe aravuga ngo mwana wanjye genda ujye kunkorera mu ruzabibu rwanjye, genda ukore. Niki urimo gukorera Imana? Ndagira ngo nkwibarize, niki uri gukorera Imana? Uyu mugani Yesu yawuciye arimo kwirengurizaho cyangwa se arimo kwerekeza abantu ku Mana. Abangaba yararimo kwigisha, yararimo ababwira ati nimurebe Imana hari icyo ishaka ko mukora. Hari abagenda bakagikora, hari n'abavuga ngo Mana turagenda dukore. Hari nayo mpamvu natangiye nkubaza ngo mbese uherereye ku ruhe ruhande? Bamwe ubu mwatangiye kuvuga ngo ariko se pastor wowe uzahagarika ryari kuvuga kuri ibyo bintu byo kugenda ngo tugakorera Imana? Bamwe ndabizi mwatangiye kwivovota, muvuga muti uzarekeraho ryari kwirirwa utubwira ngo nitugende dukorera Imana? Nzarekeraho igihe impanda izabivuze. Kuri inzira ku murima nzabihagarika igihe impanda izabivuze, kuko igihe cyose tukiriho Mwami Yesu Kristo harimo arabwira abana be. Imana iri kubwira abana bayo ngo genda ukore. Abantu benshi n'abagenzuzi, nicyo kibazo dufite. Abantu benshi bashaka kwigira abagenzuzi aho kuba abakozi mu murimo w'Imana. Abantu benshi bashaka kwigira abagenzuzi. Nzi abagenzuzi benshi cyane kuruta abakozi b'Imana nzi. Ariko ndagira ngo nkubwire, twari dukwiye kugenda tugakora, twari dukwiye kugenda tugakorera Imana mu ruzabibu rwayo. Ruzabibu rwayo naho ngaho uri, ruzabibu rwayo nabo bantu uturanye nabo, ruzabibu rw'Imana nabo bantu ukorana nabo, nabo bantu wigana nabo, nabo bantu musengana, nabo bantu mugendana. Uruzabibu rw'Imana nabo ngabo wari ukwiye kugenda ugakora umurimo w'Imana muri bo. Twese tugomba gukora, twese tugomba gukora, nta muntu n'umwe uvuyemo. Twese abakijijwe tugomba gukorera Imana. Ndagira ngo wihangane tugaruke muri Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 34. Bibiliya iratubwira, Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 34. Ndagira ngo dusome uyu murongo gusa. Inkuru yo murayizi, ni inkuru Yesu aho yavuganaga n'umusamariyakazi. Murongo wa 34 haravuga ngo Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Gera ikirenge mu cya Yesu nshuti yanjye. Yesu igihe yari ari kuri iyi si, ndetse igihe yageraga hano kuri uyu mugezi akabwiriza uyu mudamu ubutumwa bwiza, ndagira ngo nkubwire ngo abigishwa be ntabwo basobanukiwe neza, kuko bamutekerezaga nk'uwakabaye ashonje, bamutekerezaga nk'umuntu wakabaye aryamye. None baraje bavuye guhaha, bavuye gushaka icyo kurya, bamubonye harimo kwigisha. Ndetse noneho ntabwo ari kwigisha umudamu batekerezaga ko yakabaye avugana nawe, kuko yari arimo kubwira umusamariyakazi. Ntabwo yari umuyuda nyamuyuda, ndavuga ntabwo yari umuyuda wa wundi utari uwo kunenwa. Basamariyakazi ni abantu bari baravutse ku banyamahanga bababyaranye n'Abasamariya, niyo mpamvu babanenaga, bumvaga batuzuye. Ariko noneho Yesu yari ari kwiganirira n'uyu. Abigishwa be baje bati mwigisha rero akira fungura tamira. Ati reka da, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka. Mwandi magambo, ntabwo yari yitaye ku mubiri yari yambaye, ntabwo yari yitaye ku gifu cye, ahubwo yarashishikajwe no gukora ibyo Data yamutumye gukora. Kandi si ugukora gutyo gusa, ahubwo yari afite n'intego yari imushishikaje, yari yo kurangiza umurimo wa Data. Mwana wanjye genda ukore, niko Imana ikubwira.
genda ukore mu ruzabibu rwanjye. Yohana 5:17 Bibiliya iratubwira andi magambo meza. Ahangaha Yesu ni igihe yakizaga umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Yesu aramukiza. Ibyakurikiyeho ngira ngo murabizi uko abayuda n'abafarisayo babijije uyu mugabo icyoke, babijije uyu muntu icyokere. Baramubwira bati reka da, urakora ibiki? Ntuzi yuko ari ku isabato? We shyira hasi ntugakore. Ariko ku murongo wa 17 ngo arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Umva yewe uko iso arimo kukubwira. Iso ari kukubwira niba warabyawe n'Imana ukabura umwana w'Imana, mwana wanjye genda ukore, kuko Imana ntabwo yicaye, Imana irakora, iri ku murimo. Mbese wowe uri ku ruhe ruhande? Uri ku ruhande rw'umwana wisubiyeho akagenda agakora, cyangwa uri kuri uriya wabeshye ngo ndagiye nkore ariko ntiyakora? Yohana 9 umurongo waho wa 4 Bibiliya iratubwira amagambo meza igira ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Uzakora igihe cyarangiye se, cyangwa wari ukwiriye gukora uyu munsi wa none? Mwana w'Imana, genda ukorera Imana aho uri hose. Ndagira ngo nkubwire ngo haguruka ukorere Imana. Hari ibyanditswe byinshi twasoma, ariko ndagira ngo turebe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13. Byakozwe n'Intumwa 13 umurongo waho wa 2. Bibiliya iratubwira iki? Bibiliya iratubwira amagambo agira ati, Byakozwe n'Intumwa 13 umurongo wa 2. Bibiliya iratubwira ngo ubwo basengaga Umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Aha ni igihe Barinaba na Sawuli batoranywaga n'Umwuka Wera bagahamagarirwa gukora umurimo, ndetse Imana ishimwe kuko barumviye. Ariko ndagira ngo nkubaze, mbese wowe uri ku ruhe ruhande? Mbese uri gukorera Imana? Gice cya 15 cy'Ibyakozwe n'Intumwa murongo wa 38 Bibiliya iratubwira ngo, Byakozwe n'Intumwa 15 murongo wa 38 Bibiliya iratubwira ngo ariko Pawulo ntiyashima kumujyana kuko yabahanye i Pamfiliya ntajyane nabo mu murimo. Pawulo ngo ntiyashima kujyana nawe kuko yabahanye, mu yandi magambo yabatereranye, ntiyajyana nabo, ntiyakorana nabo umurimo w'Imana. Reka nkubaze nshuti yanjye, mbese urimo gukorera Imana? Mbese uri gukorera Imana? Abakorinto ba 2 igice cya 6 umurongo waho wa 1. Mbese uri gukorera Imana? Bakorinto ba 2 gice cya 6 umurongo waho wa 1. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ntugaherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Genda ukorera Imana. Niba waragiriwe ubuntu bwo kuba umwana w'Imana, bwo kubyarwa n'Imana, uyu munsi Imana ikaba ikubara mu bana bayo, ukaba uri umwe mu muryango w'Imana, ndakwinginga kubw'ubwo buntu twagiriwe, genda ukorera Imana. Wakwibaza ikindi kibazo, ukibaza uti none se nzagenda ryari? Simbanza nkarangiza amashuri yanjye, simbanza nkarangiza iby'urugo rwanjye, simbanza nkakora ibi n'ibi. Ese singomba kubanza nkazaba umudiyakoni? Ese singomba kubanza nkazarambikwaho ibiganza? Ese singomba kubanza nkaca muri ibi n'ibi? Umva igisubizo n'uyu munsi. Uyu munsi genda ukorere uruzabibu rwanjye. Uyu munsi n'uyu munsi
genda ubwiriza ubutumwa bwiza disi we. Uyu munsi uribaza uti hehe mu ruzabibu rwanjye? Imana irakubwira ngo genda ubwire abantu bose, byaremwe byose, ubutumwa bwiza. Nicyo Bibiliya iri kukubwira, nicyo uruzabibu Imana iri kukubwira ruvuze. Genda ubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Bantu benshi cyane baheze mu ruzitiro rw'amadini, urasanga rwose abantu bakijijwe ariko batavuga ubutumwa bwiza. Urasanga abantu bakijijwe bibereye aho ngaho iwabo nta kibazo rwose, bavuga bati Mana ushimwe kuko wadukijije. Ibyo ni byiza, nanjye ndabishimye rwose, n'Imana irabishima pe. Ariko reka nkubwire, ntabwo icyari cy'Imana yagukirije, ntabwo icyari cyo waherewe agakiza, ahubwo Imana hari umurimo yiteguriye kera kugira ngo uwugenderemo, kugira ngo ugende uwukora. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu ifungure amatwi y'imitima yacu kugira ngo dushobore kumva neza. Imana iri kuguhamagara, niba uri umwana wayo aho waba uri hose, Imana iri kuguhamagara kandi dore ikiri kukubwira, iri kukubwira ngo mwana wanjye genda ukorere uruzabibu rwanjye uyu munsi. Genda ukorere uruzabibu rwanjye. Cyamukumva ijwi ry'Imana, icyamukumvira ijwi ry'Imana, icyama ugakora icyo Imana iri kukubwira, maze Imana ikanezerwa kuko urimo gukora icyo ishaka ko ukora. Abantu benshi baravuga ngo icyambwira ubushake bw'Imana jyewe nabukora. Umva, genda ukorere uruzabibu rw'Imana. Genda ubwirize ubutumwa bwiza mu baremwe bose. Genda ubikore kuko ni Imana ishaka. Mana duha abakristo bakora umurimo wawe. Mana duha abakristo bagenda bagakora bakagukorera. Hapana abakristo bicazwa n'amagambo, pana abakristo birirwa bavuga, birirwa bafite iminwa miremire, birirwa batoto. Mana duha abakristo bazima bagenda bakagukorera. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire